indirimbo niyo iheruka gusohoka ubu ngubu. It's on my YouTube channel Princo official. Reka baririmbireho inyikirizo yayo. Baby girl iyo turi kumwe nkunda uburyo ubyina banumva nakwegera maze ugakaraga neza ukazunguza neza ukamanuka hasi on the dance floor, ibyo byose bituma mera neza. Ahangani kuri Yiyemeje TV nakwiye ko uyu mwaka tugiye kuzaya tubana mu kintu kijyanye na entertainment. Tubana mu bahanzi, tubane mu bantu baririmba ama gospel, baririmba injyana zigiye zitandukanye, tujye mu bantu bakina amafilme, tujye mu bantu baba comedian. Uyu munsi rongeye kubazanira umustar, umwana umwe uzi kuririmba, n'umwana ufite impano yo kuririmba cyane, umumazemo igihe. Niwe tugiye kuganira mu kanya kagiye kuza, ndagira ngo uze kumutega amatwi kandi uze kumureba ahangaha bari kumwe na Santiago El Julia. Nkuko nari nababwiye ahangaha rero ni ku Yiyemeje TV, nababwiye kuri bazanira umuhanzi umwe uzi kuririmba, umwana ufite impano yo kuririmba, araza no kubaririmbira ahangaha muraza kuza kubibona. Gusa reka tuze gutangira bibwira kugira ngo tubashe kuza kuganira nawe ku bintu bigiye bitandukanye. Batangira bibwira abantu cyangwa ku Yiyemeje TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ngabo Prince, ariko izina ry'ubuhanzi ni Princo. Princo. Dukomeje gato se ubundi uyu muziki utangiye ryari? Umuziki rebye nawe utangiye muri 2013. Ubwo natangiye ndirimba injyana ya hip hop, ariko nza kuyivamo ngira aho ngaho nangira kuririmba bisanzwe injyana ya R&B. Ubusanzwe ubu ngubu uririmba injyana ya R&B? Ndi umuhanzi, ndirimba injyana ya R&B, Afro pop, I'm a singer and songwriter. Umwuga wundi se utangiriye hera? Utangira kuririmba umwuga utangiriye? Nawutangiriye muri quartier kumwe nyine ufite abantu bakwinspira, harimo umurapa witwa Glory Majesty. Twari inshuti cyane ko twarakuranye. Niwe wagiye unyinspira anshyira mu njyana ya hip hop, nkundisha studio, ngenda nanjye bijyamo gutyo. Usanzwe kuri injyana ya hip hop gusa se cyangwa ufite n'izindi njyana ugiye ukora? Hip hop nayikoraga muri ibyo bihe, ariko ubu ngubu ndimo ndagenda mpindura, ubu ndi muri R&B na Afro pop. Ariko na hip hop wenda uko iminsi igenda iza nabyo bizagenda bigarukamo. Usanzwe se ubundi injyana ukora ya R&B cyangwa se hip hop, byibuze warigeze utumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye, cyangwa se hari amapati ugeze ukora mu bitaramo bigiye bitandukanye baba baragutumiye mugakoramo? No, nabyo uretse bimwe by'ama stages abakira aho ngaho akiri hasi. Akenshi usanga ibitaramo umuntu atabitumirwamo kubera ikibazo cya management, kuba nta management afite kugira ngo yumvikane n'abategura ibyo bitaramo. Ugasanga nicyo kibazo cy'imbogamizi gihari. Ese ubundi uyu mwuga wawe ukora wo kuririmba, ni n'umwuga ushaka gukora ukagutungira n'urugo n'umuryango kwanza? Ni ibintu bishoboka cyane, kuko urebye n'abahanzi bose muri rusange bamaze kugera aho bagera, ni ibintu bibatunze, bitunze imiryango yabo, abenshi bafasha na famiye zabo, ubona ko ari ibintu birema amafaranga ubu ngubu. Tudatinze mu nzira, reka nkwibaza kandi kabazo. Ubusanzwe bundi hano mu Rwanda tugira abahanzi bagiye batandukanye. Ubundi umuhanzi wemera hano mu Rwanda ni iki? Yaba muri hip hop, yaba muri R&B cyangwa se mu magospel, mbwira umuhanzi wemera ubwo ati ngewe umuhanzi rwose banumva namukurikiza. Urebye umuhanzi hano mu Rwanda ngewe unyinspira ni Bruce Melody, muri hip hop ni gang ya Tough Gang yose uko imeze. Gospel yo nakubwira ko ari Israel Boy. Cyakoze nanjye ngo turahuje kabisa. Rero tudatinze rero mu nzira, ndagira ngo abantu gucyanga ku Yiyemeje TV, ndagira ngo bagize amatsiko bavuze ati se umutipe ukeye gutya aririmba ati, bafite amatsiko menshi, ndagira ngo bacishirizeho ubahe sample, basamplinge ku buryo ejo ni cyangwa ejo bundi nibajya kuri Yiyemeje TV bazatere comment bavuga ati wa mwana burya yarabikoraga. Ndagira ngo bacishirizeho rero mu njyana yawe ukora, aho bacishirizeho umusore wanjye. Indirimbo niyo iheruka gusohoka ubu ngubu. It's on my YouTube channel Princo official. Reka baririmbireho inyikirizo yayo. Baby girl iyo turi kumwe
nkunda uburyo ubyina banumva nakwegera maze ugakaraga neza ukazunguza neza ukamanuka hasi on the dance floor ibyo byose bituma mera neza for the first time nkubona nabaye nk'uta ubwenge nkabona bose bakurangariye gusa nabirenze icyo nshaka nuko wampa namba yawe maze nanjye nkirwanaho nkareba niba byavamo yala cyakoze musore cyakoze ubikoze neza bye asisha ubundi impano wakurikije de buryo ujya gukorera bundi indirimbo man wakurikije ndi ko nubisho birimo neza urebye njye nagiye muri famiye yacu harimo abantu bagiye bashaka kujya mu kintu cyitwa muziki nacyo harimo tonto wanjye witwaga Gisa witabye Imana 2013 nawe yarakoraga muziki ariko nyine yari injyana ya hip hop urebye nibo bagiye banyinspira gukomeza umuziki tukiri hano rero nagira ngo tujye kuri akote tujye ku buzima bwo hanze sibyo kanagire nkwibariza ubundi ufite sheri yo princo ndamufite igihe kingana ikira igihe cyo ndumva cyaba kigera nko mu gihe cy'amezi ariko cyari amezi numva ishirimba n'injyana y'inkundo byatari umanza uzi ikintu bita gukunda urandika nyine urareba ukareba ikintu kigezweho ubu ngubu indirimbo zijyanye n'urukundo iyo urimo urandika rero ujyana n'ibintu bigezweho ukareba abandi bantu barimo barakunda ibiki nawe akaba ari byo wandika ese princo ikintu cyaba cyaragushimishije mu buzima bwawe kavuga ati kino kintu cyaranshimishije cyankoze ku mutima sinshaka kukibagirwa iki no kuba naratembereye mu gihugu cya Tanzania utembere gute waratembereyeyo kugira ngo unsobanurire abantu bakurikiye aha ngaha natembereyeyo urebye mu mwaka washize nagiye njya mu duce twinshi Arusha Singida Didia na za Kahama ni henshi nagiye nca ariko nari ngiye Arusha n'ubundi ariko ni ahantu heza cyane klima nziza ubona abaturage ari abantu bakora cyane bakora 24 iminsi 7 barakora cyane that's great umva sasa muziki cyaba cyarakubabajira cyaba cyarakubabaje kigakora ku mutima ukavuga ati kintu cyarambaje ntabwo kizamva no mu mutwe cyaba ari iki ikintu cyambabaje urebye no kubura uwo mu oncle wanjye 2013 witwa Gisa nicyo kintu cyo urebye cyambabaje cyane kandi cyababaje n'abantu benshi cyane muri famiye kugeza n'ubu tutarasoza rero akabazo ka nyuma ni ukuvuga ngo ku bantu bakurikiye hanga kuri Media TV uri kumva ese bagushakira he ndagira ngo babwire hano bashaka kugushakira kuri Media TV hanyuma ikindi ubabwire na objective ufite muri 2020 sibyo gahunda ufite muri 2020 sibyo nimba ari video ufite gusohora bibabwire nimba ari audio wakoze nabyo bibasobanurire kuri icyo kibazo cy'amaproje mfite menshi muri 2020 azasohoka ari uburyo bw'amajwi audio kuko video ureba ko ikibazo kigenda kiba mikoro na budgeting hari igihe ureba audio ari nziza ukajya kuyikorera video idafitemo quality kubera amafaranga make ukabona wabuyisha kikaba ari cyo kibazo kiba kirimo ariko audio zo zirahari nyinshi cyane ndimo ndazikora noneho abantu bacankira kuri YouTube mfiteho channel yanjye yitwa Princo official ni Princo akarongo official na Instagram nuko nguko bimeze Facebook na amazina yanjye asanzwe nkuko nabibwiye Ngabisonga Prince naho ngaho mufite se na ibyo byuzo bababwira ku buryo bahita bazishaka direct ku bantu badukurikira kuri Media TV hari iyo ngiyi latest yitwa iyo turi kumwe n'indi yayibanjirije yitwa Crazy Girl n'izindi zigiye ziriho nka Prince Mike nakoze 2013 iyo nari nyikora injyana ya hip hop musore akuze cyane rero yabanye natwe yabwiye boro mushobora gukura indirimbo ze
video nazari ari kuzitegura muri uyu mwaka, agiye kuhakorera ishusho, ariko audio zarazifite. Umutipa araririmba nabyumvisha, birimo niza byatari. So rero ahangaha hari kuri Media TV, ndakwitsa gukora subscribe, ukoresha and comment kugira ngo ubashe kubana natwe 5 kwa 5. Uzabana natwe mu bintu bigiye bitandukanye narabikubwiye, ariko ukora subscribe kugira ngo via video nkizeho utibona direct. Ukore na share bigere ku nshuti zawe, ukore na comment. Bari kumwe na Santiago El Julien. Ciao ciao. Wakoze cyane. urakoze nawe.